Ilmu Media. Ndamutse mvuze ko Iluminati dafitanye isano na Satani, abenshi banira amabuye. Ariko reka mubwire ko mu iki kiganiro tugiye kureba inkomoko ya Iluminati mu buryo busobanutse, atari mu buryo Satani ashobora kuba yaragizanyemo. Ese Iluminati yatangijwe nande? Ihagararirwa nande? Uyu munsi hagarariwe nande? Ikorera he? Ibyo byose ni ibintu ukeneye kumenya vuba kandi bwangu. Ariko ndagira ngo kugira ngo uryoherwe n'iki kiganiro utega amatwi kandi wumve neza kugira ngo usobanukirwe. Iyi ni episode ya kabiri ku kiganiro ubutaha twabahaye kibasobanurira ibyo tuzababwiraho muri iki kiganiro cyacu cyo kugaragaza amabanga yihishe kuri Iluminati, aliens, abahanzi, abakinnyi b'amafilime n'ibindi byamamare muri politike byose bikoresha izina rya Iluminati kugira ngo bitere imbere, bifate isi kandi biyobore isi. Abandi tukaguma inyuma turi abakene, tuyobewe, dukurikiranwa buri kimwe cyose dukora nk'uko umwana akurikiranwa na nyina, birenze no ku mwana yakurikiranwa na nyina. Baradukurikirana ku masatelite, bakareba ibyo dukora byose, bakareba ibyo turya, bakareba ibyo twambara, bakareba n'aho dukorera hose, bibereye aho baba bari. Twebwe tugakora tukagira ngo twarabihishe. Ibi ngibi ushobora kutabyemera, ariko ibaze ni gute Amerika yagiye ivumbura ibyihebe bimwe na bimwe byihisha ahantu mu myobo n'ibihugu byabo barimo batazi aho biri. Osama bin Laden n'ibindi byihebe byinshi byagiye bibaho byose byihishe mu bwiru ku buryo ibihugu byabarizwagamo nta muntu wamenyaga ahantu biri, ariko Amerika yari hazi. Tekereza nawe ubwo buryo, ongera utekereza uburyo Muammar Gaddafi bamuvumbuye ahantu yari yihishe muri Afurika n'amafaranga yose yari afite, uburyo yashoboraga kujijisha isi yose n'imenya ahari akoresheje amafaranga ye n'ubutunzi bwe, agakoresha ibihugu byari bimushyigikiye byinshi kugira ngo akomeze yitsinde. Ariko Amerika n'ibindi bihugu bafatanyije nk'Ubufaransa baramubona kandi bahita bamwica vuba. Si uwo gusa, hari n'abandi benshi, Saddam Hussein n'abandi benshi ntarondora hano. Ubwo buryo bakoresha urakeka ari uburyo buzanwa n'abantu cyangwa ku isi, cyangwa n'uburyo buzanwa n'ibivejuru, Satani n'ibindi biremwa bifite ubushobozi budasanzwe burenze ubushobozi bwa muntu, burenze imitekerereze ya muntu, burenze uko umuntu ashobora kuba yakora. Reka noneho tujye ku ngingo nyamukuru. Ese Iluminati yakomotse? Y'amazina yanjye yitwa METHODE, ningiye kugezaho uruhererekane rw'ibiganiro. Iyi ni episode ya kabiri. Uramutse wanditse muri Google ukandikamo ijambo Iluminati, ahita bakubwira ngo Iluminati ni umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu bafite ubwenge budasanzwe n'ubushobozi budasanzwe mu mitekerereze. Ariko uramutse ubajije umuntu utarigeze usoma ino definition cyangwa se ibisobanuro, yakubwira ko Iluminati ari itsinda ry'abantu bafite ubutunzi, bafite ubukire, bafite imbaraga kandi bakorana na Satani. Izi definition ebyiri ziratandukanye ariko zose nizo. Iluminati uburyo yatweretse mu rwego rwo gukorana na Satani n'ibivejuru, mu rwego rwo gukoresha amafaranga adasanzwe, ubukire budasanzwe n'imbaraga zidasanzwe. Ariko nanone ijambo Iluminati ubwaryo uburyo bisobanuye bitandukanye cyane kure n'ibikorwa byabo, kandi ibikorwa ngo nibyo muntu. Bivuze ngo ibyo bikorwa nibyo twahita duha definition neza y'ijambo Iluminati cyangwa se inkomoko n'itsinda ryitwa Iluminati. Iluminati ubundi ni ijambo riri mu Kilatini bisobanura abanyabwenge badasanzwe. Hari abantu benshi bagiye bayivugaho byinshi, yaba ibya nyabyo n'ibintu by'ibihimbano. Gusa Iluminati yatangira hitwa muri Bavaria, kandi yitwa Bavarian Iluminati. N'itsinda ry'ibanga ryatangiye cyangwa se ryakozwe mu kwa gatanu itariki ya mbere 1776 muri Bavaria. Uyu munsi aka gace kaba ari agace ko mu Budage. Nanone kandi intego yayo yari ukugira ngo ihangane kandi kureho abantu bari barakoronijwe kandi baribasiwe n'imbaraga za rubanda, imbaraga za leta, imbaraga z'ubukoloni, imbaraga zishaka kudomina izindi mbaraga zose. Iri tsinda ryashinzwe mu rwego rwo kuhakanya no kutemeranya imbaraga za leta zari zaribasiwe na Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika iza mu isonga ku mpamvu yo gukorwa kw'iri tsinda. Iri tsinda ryari kubayo hataza kubaho
Kiliziya Gatolika mu kwivanga muri politike n'ibintu byinshi bya leta icyo gihe. Kubera ubutabera buke, imbaraga nkeya z'abaturage byatumye iri tsinda rya Iluminati bivugwa ko ryakoranaga hafi na hafi n'itsinda ryitwaga Freemasonry ritangira ku isi. Iri rikaba ryaranzwe n'uwitwa Charles Theodore, uyu wari uyoboye Bavaria, agatanga itegeko yuko iri tsinda rigomba kuvaho. Gusa na n'uyu munsi ntiracika. Itegeko ritanze mu mwaka w'1745 abifashijwemo na Kiliziya Gatolika yamufasha kurwanya iryo tsinda, cyane cyane ko iri tsinda ryashyizweho mu rwego rwo kurwanya Imana, ariko by'umwihariko bangaga Kiliziya Gatolika. Avuga ko iri tsinda ari naryo rishobora kuba ryihishe inyuma ya French Revolution cyangwa se impinduramatwara yabaye mu Bufaransa. Bivuze ngo bataza kuba iri tsinda, izi mpinduramatwara n'izari kubaho. Umuntu wakoze iri tsinda cyangwa se warizanye bwa mbere ku isi kugira ngo tube turize uno munsi nka Iluminati, yahoze ari umuntu ukomeye n'icyo gihe. Ariko kuba yarakomeye adashyigikiwe cyangwa se adashyigikiye Kiliziya Gatolika byafatwaga nk'ubusa, ko Kiliziya Gatolika yamaze kwigarurira isi muri iki gihe. Yumvaga ko nta muntu wayijya hejuru, cyane cyane ko yakoreshaga izina ry'Imana rimwe na rimwe mu gukora ibikorwa bidahwitse, irindi ugasanga bakora ibihwitse. Uyu mugabo rero bitewe n'ibikorwa bya Kiliziya Gatolika yabonaga muri icyo gihe no mu kwivanga muri politike cyane, yahisemo gushinga itsinda rye. Uyu mugabo yitwaga Adam Weishaupt, wavutse mu 1748, yitaba Imana mu 1830. Ni byinshi uyu mugabo azwiho n'icyatumye ashinga iri tsinda nk'uko nabikubwiye Kiliziya Gatolika iza ku isonga. Ariko ibyo reka tuzabiganire mu ruhererekane rw'ikiganiro kizakurikiraho, episode ya 3. Yakugezaga iki kiganiro amazina yanjye n'amakuru. Iyi episode ya 2 y'uruhererekane rw'ibiganiro tuzabagezaho ku itsinda ryitwa Iluminati. Hari abahanzi benshi bari bamo, hari abapolitisiye benshi bari bamo, hari abanyamakuru benshi bari bamo, hari abantu bakomeye benshi bari bamo, na Satani akaba ari hagarariye, aliyeni zikaba ari bimwe mu byitso biba muri iri tsinda. Ese ibi byose ni ukuri cyangwa ni ikinyoma cyihishe abantu benshi batazi? Reka noneho tuzabirebere hamwe mu kiganiro cy'ubutaha. Kandi subscribe, share na like kugira ngo ikiganiro n'uruhererekane rw'iki kiganiro ntuzagucike naho utaha.